wakeno ako ubundi motari kie motari we komeza untware we ningesongo wasonga mbere aiwe motari we urasambana ese motari we wagabanyije ubusambanyi kie motari we komeza untware we amafaranga ntatazatugeza pe basi banza tuza sibyo urasambana ese sha umbe ngo nari ngukumva cyane niho ndaba nkureba neza hano yego ariko nyine kuri iyi side usubure se nziza niho hehise kandi reba shawose kari mu nzira no mu nzira soza hano hano man ese inzira nago yizo nyine ndahazi ariko ubwo nyine nane mpamvu yo gutinda bito tubirangiriza sibyo ako se twabivuganye kuri mu nsanganga ako se nanze ko tubikora hano mu nzira okay nacyo turitsimba mu hano rugo amafaranga nta hantu atazatugeza pe none se ubigiye wazo yari umuntu ugeze ubu rega ninjye ubukontorora kino gishanga cyose ngubu ko kubu dore reba zino ndabo zose nizanjye ni wowe urindamo hano ninjye uharinda kandi ari ibyanjye okay hano ni iwanjye hose okay nta kibazo reka tunegose nta kibazo nta muntu watubangamira cyambere n'amafaranga nje ibyo ntago bindeba ukumva no muri kaburimbo turabikora nkaswe hano zenguruka ndebe senguka we sina gusanzwe nzi wow urabona nahindutse se uyu munsi none umeze neza ahubwo ahantu uri bwicare buriya heza ni hano basi kandi hano kandi yego hano niho turi birangirize neza sibyo oya turajyamo hariya basi hano mu gihuru ese wowe ntabwo bireba ko hano banzu hari checking reba sha amafaranga nta atazatugeza ubu ngengeze hano n'ubundi ni wanjye ntawe ucana atansabye uburenganzira reka tubirangirize sibyo ahubwo icara mbanza ndebe na postere ako se nicare ibiki ahubwo uramangaye ko numva uri gutangira kuvuga ibintu byinshi uramangaye akira amafaranga nkwishyure mbere aya se ese si usanzwe ukoreka ibihumbi bitatu usanzwe ukorera se man ibihumbi bitatu nta naroje wakuyemo nkagereka no kuza mu gihuru ibihumbi bitatu kimwe bibiri bitatu aya ni amanyarwanda uri gutesha agaciro mwana aya ni amanyarwanda ubu ngeze aho gukorera ibihumbi bitatu ndi no mu gihuru oya nabyo kukugura mani nawe urabu basi gira 10 ako ibihumbi bitatu uziko bitakigura n'umufungo w'intoryi ariko ntacyo ndazo ubu mba ndasize nkingiranye rwana mu nzu none wowe ngo ibihumbi bitatu nta n'intoryi zirimo umva nyine nyine twumvikane nako twigeze tuza kuvugana bisebyo ndakongera ibihumbi 2 oya ndagusha kuri telefone rega kwisetanyo si iyo naje se oya ndabyumva ariko none nawe zirikana ko nanateze nkaza hano wateze se kandi icyo gihe tuba turi mu kabari keza wenda urakama 2 sibyo ndi mu kabari keza nariye nanyweye nsangwa mu kabari nsangwa mu kabari ariko se none niba uta mu kabari hari aho duhura si 2,000 nongeye zirikana ko namanutse nkaza hano bibaye ubwo rero bivuze ngo yongeyeho 3 rega n'ubundi nungore ndaza kukongera 2 kuri ubundi se rurarwana ko narwo narukingiranye mu nzu none ntago nubwo nzi icyo riri buryo yafata n'amanyarwanda uri gutesha agaciro cyangwa mbenya kubiki ubikira nde nibagiwe hano indaya mubika semane ubasi udashyizemo n'akantu k'uburaya ntago wakumva utuje basi ndabara sibyo urabizi ndagukunda mbabara basi bure kandi twara abantu bahite nta kibazo kuko nawe urabibona ni mu muhanda pe aha ni iwanjye sibyo ariko urabibona ko hari kunyura abantu hagara hano nkwereka hano ni iwanjye ngende meya mu mudugudu wanjye ndicaka naki basi usa nk'una amagurya mbanze ndebe niba biri buze uricara hasi icara hano nta uri bwakwishyura
shamani nyine ibura nta kintu butazadukoresha. Sha mwana ngiriya vuba mwana ndumva ameze nabi. Basi banzu urebe mwana urebe. Amasaha 4 girava. Ngiki? Mukanenze yendekere urebe hano. Usubundi. Yesuweee waretse gusuta mukicara hasi. Nta imihanda itazadukoresha wara. Gusa urebe iki? Shamani. Se mwana sinakwishyuye basi muzane. Ako se 3,000 nibyo uri kuvugiraho amagambo angana gutyo. Watuza. Nyine kureka tubisoza. Wacha no ako ubundi vipi za motari we komeza untware we ningesongo wasonga mbere